inyubako bita San Carlo, ni zone levo ya mbere mu nyubako ya San Carlo, aho abapadiri baba hano kuri nimero ya mbere ni kwa Padiri Charles, hanyuma hakaza kuri numero ya kabiri aho Musenyeri Petero atura iyo yaje hano, hakaza rero na kuri numero ya gatatu aho Don Francesco aba. Hano rero muri rusange hakunze gucumbika abapadiri n'andi mashamba hariya hirya mubona, hanyuma hano ukagenda ugana nyine muri refectoire y'ababikira. Ndabona rero ko ari ahantu hagari. Hano hasi hari na passage ijya muri temple nyine inyuze aho abapadiri barahabona, babona umuryango wanditseho privado, cyo kuvuga ngo privé. Umuryango rero tugahita twerekeza muri temple, tunyuze muri passage nyine privé igenewe cyane cyane abapadiri n'amamemoire, babikamo ibikoresho nyine bya temple, nuko bakagenda nyine bagana nyine muri temple imbere, banyuze muri iyi koridoro mubona nini cyane. Hano murabona za armoire zindi babikamo ibikoresho nyine byo muri temple. Hanacyari muri koridoro, hangana ni ya passage ikomeza hariya no kujya muri temple. Turaza kujyamo nyuma aho bakorera nyine amasuku y'ibikoresho byo muri temple, izindi za armoire. Tukagenda imbere ya misa, nuko tukagenda nyine hano ni sakristiya ya kera, imigozi yivuza inzogera ntabwo bimenyereye ko mu Rwanda, kuko amakiriziya yo mu Rwanda menshi aracyari mashyashya. Na hano rero ni ikindi parti murabona ko ari ahantu hagari. Ubwo rero turaza kujya muri temple naho murebe uko byifashe ndetse no muri sanctuary. Voilà, hano rero ni muri temple, murabona bateguriye abapadiri baza gusoma misa. Hano niho bakunze kwambara. Hariya mwabonye muri sakristiya ntabwo bakihambarira kubera ko ni kure, abenshi baba bisaziye bakagerageza guca mu rugendo. Hano ni kuri altari aluminium, murabona ni bya kera. Ni altari rero, dore bya bindi nahoze mbabwira byangijwe baracyabibarura. Ahangaha ni bya bindi bindi bashyira kugira ngo babashe kuzamuka. Ibirahuri hariya hejuru byarangiritse. Hano ni kuri altari, hateguwe nyine kubera ko hateguwe neza, kubera abavandimwe biyeguriye Kristo Umwami bazakora nyine amasezerano ya burundu, icyo bita incorporation. Dore ahangaha ni isomero, intebe y'amahame, hano hakaza nyine aho umupadiri avuga ari. Noneho hafi aha urabona aho abantu bicara. Noneho bose tukamanuka tugana muri sanctuaire, ariko reka tukomeze turebe n'ibindi bya hano. Padiri Mauri, noneho murabona aho bamanukira bajya muri sanctuaire hasi. Altari yose yateguwe neza. Tukamanuka rero tugana muri sanctuaire. Voilà, akantu
voilà Bikira Mariya turamwambaza dusabira umuryango wa Padiri Mauri uri mu Rwanda, umuryango wa Padiri Mauri uri mu Butaliyani n'ahandi hose uzagira nyine mu buryo bwo kwizanya urukundo rw'Imana rwa Kristo na Kiliziya. Hano muri sanctuaire hari imva ya Padiri Mauri, tuza kumusaba kugira ngo adusabire ibintu byinshi cyane. Hano muri iki gitabo niho bandika ibyo tumusaba adusabira, ndaza kwandika kugira ngo umuryango wa Padiri, umuryango we uri mu Rwanda no mu Butaliyani akomeze awiteho, awuvuganire ku Mana. Le Vénérable wiyambazwa Padiri Mauri. Yego, hano hari ikindi gice cya sanctuaire nzabona uburyo bwo kubasobanurira ibi byose, ariko ubu nagira ngo mbasogongeze hari indi mva y'umupadiri witwa Padiri Carlo Vanoni wakoranye na Padiri Mauri igihe kirekire. Aruhukiye hano muri sanctuaire hafi ya Padiri Mauri. Za confessionali aho biciriza ibyaha mbere. Yego, voilà, noneho voilà. Bien. Ubwo rero umusogongyeho tuzabona uburyo bwo kubisobanura neza kugira ngo tubashe nyine gusobanukirwa neza. Kiriya gice cyari hirya bacyita igice cy'inyubako cyitiriwe Umutagatifu Yosefu, Saint Joseph. Urabona ari koridoro nini igana hariya hirya. Hano naho abiyeguriye Kristo Umwami bariraho muri kominote. Murabona Gabriela na Valeria barimo barahategura nuko. Hano ni mu gikoni. Barimo barategura ibyo tuza kurya, bamwe banasukura ibindi. Uyu bamwita Francesco, ni umupishi wacu. Dici buongiorno a tutti. Ciao. Ecco, tutto a posto. Isosi yo gukora amapasta, hano ni ibyahiye. Voilà, nuko ni igikoni kinini. Nimwaza muzarya ku byo bateka. Hano ni muri sale ababikira bajya bahuriramo bakaganira, cyane cyane bareba bumva amakuru uko mu maison manande ni nka sale ya televiziyo. Yego, aturanye n'aho baba. Ni inyubako abiyeguriye Kristo Umwami bari baba muri kominote babamo, n'amashambure yabo. Hariho nivo eshatu, inyubako inini cyane nayo. Hano ni ibiro bya mbere, naho abantu bicara bagakora. Hano prendi il padre Gesù. sì. Ecco ibiro bya mama mukuru hano. Murahabona akorera. Voilà, hano ni agasaro gatoya yicaramo n'abantu bakavugana. Voilà, na hano nuko nguyu nawe na Maria Providencia ese yirukanka. Ecco, hano ni ibindi biro nahoze mbabwira. Voilà, hano hakunze gukorera nyine abakuru, Elvira, Delia. Hari ni naho ntuze Providence ajya akorera rimwe na rimwe. Ibi ni ibiro bya kabiri, ibya mbere mwabonye hariya hirya hateganye n'ibiro bya mama. Loretta, Mama Nyesi,
ni amaskerine batajya batandukana ibi ni ibiro bya gatatu nahoze mbabwira, aha ni ho kontabure akorera. Aba rero barimo bariga kubirebana nyine n'abiyeguriye Kristo umwami. Nuko nimuvuge ngo muraho mwese, Muraho murakomeye. mubwe Yesu akuzwe Yesu akuzwe bavandimwe. iteka ryose. Eko nakituro reka tiche ba ciao ciao. Hari auditorium, inzu y'inama. Yego, noneho rero nahoze mbabwira hari hakurya ni temple, ni temple tuza kureba nyuma, ariko nkuko nahoze mbibabwira inyubako za hano zirimo ibice bitatu. Hari inyubako villa yo hagati na hagati, hanyuma hakaza igice kiriya cyeguriwe mutagatifu Filipini, ni aho babukira nyine baba, nahoze mbibabwira. Hanyuma hakaza villa, iyi niyo villa ya mbere Padiri Mauri yaguze, hanyuma aturamo. Hanyuma igice cya Filipini kiri hariya abiyeguriye Kristo umwami baba muri komite babamo, ni nive eshatu murahabona. Noneho hakaza igice cyitiriwe umutagatifu Karoli, rero turi kuhakanyuzamo hagati iriya koridoro nahoze nyibereka, igana muri iki gice cya hano cyitiriwe umutagatifu Yosefu. Ariko reka turebe mbereke temple ndi hafi. Aba ngaba ni ababikira barimo bakora. Dite ciao. Ciao. Ni santere ariko nakosa inyubako yitiriwe mutagatifu Karoli, hahandi n'abapadiri baba. Noneho ya ntuze ya koridoro murayibona cyane igana kuri iyi nyubako yitiriwe mutagatifu Yosefu, muraharuzi. Noneho hano hari temple murayibona mu bwiza bwayo, na za ntuze zigize za kupolo ni nyinshi. Ubwo rero ifatanye n'inyubako yitiriwe mutagatifu Karoli. Murabona hariya hagati ni ya passage nahoze mbereka ihuza aho abapadiri baba na kiliziya. Ubwo rero akazana n'ubusitani bwa kiliziya bwa temple, muraharuzi. Hano umuntu ashobora avuye muri jardin ashobora guhita ajya muri sanctuary handi twahoze naberetse mbere. Muraharuzi ntabwo muhanura hano ku ntuze agahita ahabona ahagera atarinze kunyura haruguru mu ntuze muri kiliziya nyine. Ubusitani rero bwagutse, umusogongyeho rero dore hose murahabona la villa centrale, mukabona inyubako ya mutagatifu Karoli, hakurya mukabona Filipini na mutagatifu Yosefu n'ubusitani rero. Yego, ubwo ndabasogongeje rero, mukomere kandi murakarama. Yesu Kristo akuzwe iteka ryose. Bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yesu Kristo akuzwe. Ubu ibyishimo ni byose kuko ndagenda nkoza imitwe y'intoki ku rugendo nzagirira mu Rwanda mu cyumweru gitaha, ni kuwa kabiri. Ubwo rero tuzongera tubonane, ibyishimo byongere bidusabe, kandi nyine twongere dusubukure ibyo twari twasubitse ubwo nyine naherukagayo. Ndabyishimiye rero, kandi ndishimiye yuko ndi hano mu rugo rukuru. Tumaze iminsi
mu nama tureba twiga bimwe na bimwe, cyane cyane uko umuryango watera imbere. ubwo nje nzagerageza n'ibyo mbibasangize, kuko muri video ntawabashobora kuvuga ibintu byose. Mwabibonye rero nagiye mbereka uduce tumwe na tumwe, mwabibonye mu mafoto na video byabanjije. Nagiye mbereka uduce tumwe na tumwe tugize urugo rukuru, kuba tarahagera bashobora nyine kureba, kandi ndizera yuko byabagirira akamaro, bigatuma n'urukumbuzi rugenda rugabanyuka. Baraho rero amadomaje yatewe na bya biza biherutse aragenda, bamaze kubikusanya byose ubu, ariko ntibirarangira, kugira ngo barebe uburyo nyine byatangira gusanwa, ariko baraho, kandi n'abarwaye baragenda bagarura ka mitende, wa mugani w'Abarundi. Ndabashimiye rero kubera ibyo byose, kubera isengesho mukora mwibuka uru rugo rukuru, mwibuka urugo rwatubyaye, birumvikana, ariko tukanibuka yuko twese duhujwe n'iryo sengesho, kuko uri muri Kristo ntabwo yaba wenyine na rimwe, ahubwo ahora yunguka abavandimwe, kuko muri Kristo umuryango w'Imana uraguka, kandi twebwe tuwagura bihereye nyine ku buryo tugenda twakira ibyo Yesu Kristo adusaba gukora, cyane cyane ibyo adusaba kuba byo. Amagambo rero y'iki cyumweru mwayabonye ni meza cyane. Mu isomo rya mbere ryakuwe mu gitabo cy'ubuhanga, batubwira yuko imitekerereze y'abantu burya ihora ari iy'abantu nyine, ariko nk'uko Pawulo mutagatifu akunze kubidusaba, ntabwo uwagiye muri Kristo aba yahindutse umuntu mushya, ashobora no kugirira imitekerereze mishya. Ninde muntu wabashije kumenya ugushaka kw'Imana? Ninde wabashije kumenya imigambi y'Imana? Nta n'umwe. Ariko nimba turi muri Kristo, burya tugira umwidegembyo wihariye, kuko muri Kristo hari ibintu byinshi cyane dushobora kumenya, kubera ko twakinguriye amarembo Kristo w'Imana. Umuntu ahora ari umuntu, birumvikana, ahora afite n'ibintu rwose bimurimita, ibintu bimuca intege, ariko tubyumvikaneho, umuntu uri muri Kristo aba afite agatambwe yateye. Ntabwo twavuga ngo turi muri Kristo hanyuma ngo dukomeze dusigare inyuma. Oya, umuntu duhora turi abantu, yego, ariko abantu bagenda bavugururwa n'ingabire ya Yesu Kristo. Ni ibintu byiza abavandimwe, ni ibintu byakongera bikaduha akanyamuneza ko gukomeza urugendo no kubaka ubuvandimwe hagati yacu. Duhora turi abantu, kumenya imigambi y'Imana biratugora, ariko muri Kristo tugenda tuvungurirwaho ibijyanye n'amahame y'Imana, ibijyanye n'amayobera y'Imana, ibijyanye na bwa bukungu tuzigamiwe nyine ku Mana, bwa bukungu tugiye tuvungurirwaho, kubera ko twamenye umwana wayo Yesu Kristo, kandi tukamufungurira nyine amarembo y'umutima wacu. Yewe dukomeze rero tukora ibyo byose, tuyoboke Imana yacu muri Yesu Kristo, ariko cyane cyane twumve yuko ko muri Kristo tugomba guhinduka ibiremwa bishya byakira nyine ijambo ry'Imana, ugushaka kw'Imana, ariko cyane ibiremwa bishya byemera kubaka umuryango w'Imana bundi bushya, bifashijwe na Yesu Kristo umukiza muri roho we mutagatifu. Nicyo twigira mu isomo rya mbere muri make. Riratubwira yuko turi abantu, yego, ariko nyabuna ntitube abacakara ba muntu w'igisazira. Oya, ntitube abacakara ba muntu w'igisazira, ahubwo twumve ko muri Kristo twabaye abantu bashya, bashobora kugenda bamenya imigambi y'Imana buke buke.
kuko ntawamenye Kristo wagenda ngo agume mu bujiji, ntibyashoboka. Kuko kumenya Kristo bivuga no kwemera guhindurwa nawe, kuko à la fin Yezu Kristo ni ubuhanga bw'Imana bwabuganijwe muri twebwe. Bityo kuba umukristo bivuga kwakira ubwo buhanga, ni ukuvuga kumenya Kristo no kwemera gukundwa nawe no kumukundira muri bagenzi bacu. Mu isomo rya kabiri rero twabonye ni mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Filemoni, amubwira ibintu byiza. Murabona Pawulo mutagatifu yagiye rimwe yandikira za kominote, ubundi akandikira abantu ku giti cyabo. Uriya Filemoni rero yari afite umugaragu witwa Onesime. Uwo mugaragu ashobora kuba yari yaramutorotse, kuko ubukungu bwo muri icyo gihe cya Pawulo ni mu gihe cya Yezu paraye bwari bushingiye nyine kuri ibyo byo kugurisha abacakara no kubakoresha kugira ngo ubukungu bwabo bugende bwaguka kugira ngo ibyo bintu bibashe gutsindwa. Na Kiliziya yagombye kuzamura ijwi ibwira abantu, hanyuma ntabwo birashira burundu, kuko abantu baracyakomeza kugurishwa, abantu baracyakomeza kuba abacakara, kandi bagirwa n'abacakara na bagenzi babo. Ntibugire ngo ni ibintu umuntu agenda bikamugwiriraho, abantu bagenda bagaplanifiya kugurisha abantu no kubagira abacakara. Ibyo rero Pawulo mutagatifu yari azi nyine n'ubwo bukungu bwo mu gihe cyabo bwari bushingiye kuri ibyo byose, kuko hari des marchés des esclaves zari zikomeye, amasoko y'abacakara yari akomeye. Umuntu akagenda akajya kugura bakamarishanda nyine, bagaciririkanya mu biciro nk'abaciririkanya ibintu, kandi bagurisha nyine abantu. Ubwo rero uwo Onesime bashobora kuba yaramutorotse, baza guhurira na Pawulo mu buroko, aramwigisha, umwana arahinduka. Noneho kuko Pawulo yari azi nyine uko iryo soko ry'abacakara rimeze, aravuga ntabwo namumutwara cyangwa ngo muhatire kumuha ubwigenge, kuko burya ubwigenge bw'abantu b'Imana burakomeye kandi bugomba kubungwabungwa. Aramumusubiza rero avuga ngo ndamukoherereje, ariko kubera ko wamenye Kristo umwakire nk'umuvandimwe wawe. Umuntu wahoze ari umugaragu akaba noneho agiye guhinduka umuvandimwe muri Kristo. Aho rero niho agashya ko kuba abakristo kari. Niba uri umukristo ukaba ugikonsidera abagenzi bawe, abacakara bawe, ababoyi bawe, abaki, ntabwo uragira intambwe utera mu bukristo bwawe. Ndamukoherereje, ariko umwakire nk'umuvandimwe wawe muri Kristo. Kandi niba koko uri inshuti yanjye, umwakire nk'aho ari jyewe wakiriye. Bavandi, twemereye ijambo ry'Imana riduhindure, kuko nimba ijambo ry'Imana ritagiye ngo ridufashe guhindura mentalite, imyumvire, nta kintu rwose ryatumariye. Murumva rero abo bantu uko ari batatu, Filemoni, Onesime na Pawulo, bose binjiye muri Kristo. Ni buri wese ashobora yishyire mu kigo cya Filemoni, hanyuma abashe kwibaza, umuntu yahoze ari umuboyi wawe, noneho yaranagutorotse, peut-être asiga nakwibye, ahuye n'uwitwa Pawulo, aramwigishije, arakijijwe, wa mugani w'abarokore, agiye muri mudu ya gikristo, rwose ahinduka umuvandimwe. Yahindutse umuvandimwe wa Pawulo, ahinduka umwana we, ngo yaramukeneye kugira ngo amufashe muri ubwo buroko arimo kubera inkuru nziza, ariko ntago ashatse kumugumana, ahubwo aramumwoherereje ngo umwakire nk'umuvandimwe, ntumwakire nk'umucakara wawe, nk'umugaragu wawe. Ubwo rero uwo muntu w'umuboyi wawe yasize akwibye, aragiye yahuye n'umuntu nk'umupadiri runaka, aramwigishije, arahindutse, kuko agaragaje n'ibikorwa byo guhinduka, arongera aramukoherereza ngo umwakire, ntumwakire nk'umuboyi,
ahubwo umwakire nk'umuvandimwe wawe muri Kristo. Bavandi, twemere ivanjiri ihindure imitekerereze yacu, ihindure uburyo bwacu bwo kubaho. Abari abacakara, ari abababoyi bahinduka abavandimwe bacu. Kandi ibyo ngibyo ntabwo bishobora gukuraho ko buri muntu yakora ibyo ashinzwe. Nimba ashinzwe gufasha mu rugo, azabikora akurikije ukuntu yamenye Kristo, kandi abikore neza, kuko azumva yuko ari rwagati mu bavandimwe, kandi abavandimwe bamukunda. Ntihagire uwishyikiriza ubushobozi runaka afite kugira ngo agende atsikamira abandi, cyangwa ababuze ubwigenge bwabo, cyangwa abatesha agaciro. Oya, twebwe twakirane muri Kristo, kandi tugende duhane ubwo bwigenge muri Kristo. Ndabishishikariza kuzasoma n'uwo mukoro mbasigiye, kuzasoma iriya baruwa ya Filemoni. Ni impapuro nk'ebyiri, ntabwo zirenze ebyiri ntuka. Mugende muyisome, mwumve ukuntu ivanjiri, kumenya Kristo, bituma abantu koko bahindura imisusire, bahindura imitekerereze, bahindura ndetse n'uburyo bacunga amahitamo yabo. Abo bantu batatu, Pawulo, Filemoni na Onezimi, bose batubera urugero ko buri wese ashobora gusohoka mu bucakara runaka kubera ko yamenye abantu ba Kristo, hanyuma yasohoka mu bucakara runaka akabasha nawe kugenda yinjoyinga ubwigenge nyine buturuka kuri Kristo, kubera ko nawe yamenye gukora ibyo ashinzwe abihereye ku kuntu nyine yamenye Kristo. N'ivanjiri rero y'uyu munsi yaganishije aho ngaho ku ubwigenge. Yezu Kristo ngo yari aherekejwe n'ikivunge cy'abantu, inifuremansi. Ikimuherekeza arakebuka, arababwira ati bantu, udasiga ise ngo nyina, ngo asige umugore, asige abana be, asige abavandimwe, asige bashiki be, uwo muntu rwose ntabwo ashobora kuba umwigishwa wanjye. Bavandimwe, hari ibintu birakomeye. Kenshi na kenshi hari igihe twebwe usanga tugenda twihisha mu kivunge cy'abantu, ariko Yezu Kristo aratwibutsa uyu munsi ko arakuzi wowe personnellement, ku giti cyawe. Yezu Kristo arakuzi ku giti cyawe. Ntushake rero kwihisha mu kivunge, kandi arashaka ko mugendana, ukamubwira ibye, ukamenya ibye, ukabihuza n'ubuzima bwawe. Nicyo kintu Yezu Kristo ashaka. Ntabwo ashaka ko ujya kuba anonyme muri za mase nyine zitagira izina. Oya, ikivunge, kugendera mu bigare runaka. Yezu Kristo arakuzi personnellement, umuherera uburenganzira bwo kumenya personnellement, kandi no kuguherekeza, no kugendana nawe mu rugendo rwawe. Icyo ni ikintu cy'ibanze twigiraho, kuko niba turi muri uru rugendo, birumvikana yuko tugomba kugira ibyo guhara les affections familiales. Ibyo ni ngombwa, ariko nimba ibintu runaka twiyemeje kubihara, twiyemeje kubyigomwa, tuba tuzi neza ko tugenda tukongera tukabironka byuzuye muri Kristo, kuko nta muntu uri muri Kristo uba wenyine. Nta muntu uri muri Kristo ubura umuryango. Oya, turanabirebereye kuri twebwe mu muryango kwa Padiri Mawuri. Nta muntu, twese turi umuryango umwe, tugerageza kugendera hamwe, tugakora ibyo Yezu Kristo ashaka nyine dufatikanyije, kuko muri Kristo twaronse umuryango mushya witwa Kiliziya, noneho biba akarusho mu muryango wa Padiri Mawuri. Niyo rero twahara abo tuvukana n'abantu, tuba tuzi neza yuko muri Kristo dufite umuryango wagutse, kandi umuryango wuzuye. Ni ibintu byiza. Ngo ikindi rero tugomba guhara kugira ngo tugire ubwenge bwo kuba abakristo, ni ibintu byo ku isi. Ibintu byo ku isi.
ariko mbabwiza ukuri, umuntu uri mu Mana yego aba ari umukire birumvikana, ariko yakaba umukire aba ari umukene plutôt, ariko yakaba umukene yagira, ntabwo acoceye. Nta muntu uri muri Kristo ucocera jamais. Twebwe turi abakristo kuko turi abakristo, turi abakene kuko twiyemeje gusangira n'abandi ibyo Yezu Kristo aduha ntitubyikubire, ariko nta muntu w'umukristo ucocera, nta n'umwe. Oya, twese dufite duhari by'isi, kuko mu bwigenge tugenda tukaronka ibintu bya Yezu Kristo kandi byuzuye, bidufasha kumukorera, bidufasha kubaka ubuvandimwe, bidufasha nyine kuba abantu buzuye muri we. Ibyo rero twagize ubwigenge. Yezu aratubwira ati ikorera umusaraba wawe uze maze ugurike unjye inyuma tugende. Kuba rero turi inyuma ya Kristo twese, umusaraba wacu rimwe na rimwe umusaraba uradutsikana tukikubita hasi. Ntabwo Yezu Kristo akomeza ngo yigendere, ahubwo arakebuka inyuma, nko kwa kundi yakebutse areba kiriya kivunge cy'abantu agahita bigisha ibi byose. Arakebuka akareba ahantu twagiye twaguye dutsikamiye n'umusaraba, akaduhereza ikiganza, akongera akadufasha guhaguruka tukagenda, kuko azi ukuntu intambwe yacu ingana, kandi yabishatse intambwe zacu arazongera kugira ngo twongere umuvuduko nyine, hanyuma tugendane. Mu rugendo rwacu rero twibuke ko Kristo aturongoje imbere, aturi imbere pe, ariko ari imbere kandi akumva yuko akibuka ko turi inyuma ye, agakebuka akadufata akaboko, hanyuma tukagenda. Dukomeze rero tugendane bavandimwe, twumve ko ari ngombwa kugira ubwigenge bwuzuye, duhara ibintu runaka mu buzima bwacu kugira ngo tube koko abakristo, nta kindi kintu kituziga, nta kindi kintu kidutsikamiye. Ibyo ni ibintu twigiye muri Evanjiri, kandi dufashijwe n'Imana tuzagenda nyine tubikora, tubigeraho. Ikindi cyiza ni uko dukomeza kuba abantu, ariko bantu bagiye babaye abakristo, abantu bashya muri Kristo, bafite ubwigenge bwo kubana kivandimwe, ubwigenge bwo gufatikanya urugendo twese hamwe muri Yezu Kristo. Maze rero nk'uko bisanzwe muri amasomo y'iki cyumweru yose, ariko mwibande ku Evanjiri. Isomo rya mbere rigiye twarikuye mu gitabo cy'ubuhanga, isomo rya kabiri turikura mu ibaruwa yandikiye Padiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Filemoni, kandi nabasabye n'uwo mukoro wo gusoma iyo baruwa yose mukareba. Turebe rero n'Evanjiri nuko yanditswe na Luka, tuyibandeho cyane cyane, tuyihererekanye muri za social media kugira ngo nyine twongere dutungwe n'ijambo ry'Imana. Nuko yanditswe rero na Luka ku mutwe wa 14 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 33. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Dutahe rero kandi tuzabonana rwose hafi aha mu gihe gitoya cyane.